Good morning. Nshima Imana cyane kuba mpagaze aha ngaha nanga ubuhamya. I thank God to stand here testifying. Ntekereza ko mperuka guhagarara aha ngaha nanga ubuhamya mbere ya COVID hashize igihe kinini. I think I stood here before the COVID. It has been wrong. Rero ndashima Imana cyane yabyemeye ko biba. So I thank God so much who allowed me to do it. Ngiye gutanga ubuhamya ku byerekeye urugendo rw'ejo twagize mu karere ka Rubavu. I will testify about yesterday's journey in Rubavu district. Mpamya yuko abagenzi banjye bicaye aha ngaha twajyanye mu by'ukuri twagize umunezero mwinshi. I witnessed that even brethren who are sitting here, all of us were joyful. Uretse gusa umunezero w'agakiza kuba Imana yaraduhaye ijuru, yaraduhaye ubugingo buhoraho, yaduhaye n'itorero kugira ngo dusangire umunezero w'ako gakiza. Not only the joy from the salvation we received, but God gave us also the church so that we can share this joy continuously. Rero ni by'agaciro kugira bene data musangire umunezero, ni byiza. It is so valuable to have brethren whom you share the joy. Rero ngiye kuvuga gukora kw'Imana twabonye muri ruriya rugendo twagize. I will testify how we see the hand of God working for us in this journey. Inzitizi twabonaga ya mbere turi mu nama dutegura runo rugendo yari inzitizi y'amafaranga. As we are preparing this journey, first of all, we had a challenge of money. Ni ukuvuga twakoze bije igera mu 470 arengaho gutyo hafi 500. When we made the budget, it reached 470 something, about 500,000. Murabyumva, bamwe mu rubyiruko n'abanyeshuri, abandi ntago bari babona akazi. As you know, some youth are still students, others they haven't got a job yet. So rero dushingiye kuri ibyo ngibyo twari kuvuga tutireka tubyihorere kuko nta mafaranga tuzabona. So based on this, we could say we cannot get the money, let us just give up. Ariko Imana yaradukoreye, bamwe bafite akazi, bafite ubushobozi, harimo abagiye bitanga birenze kugira ngo babashe gufasha nabo n'urwo rubyiruko rundi rudafite ubushobozi. But God worked for us, even those who have jobs, some could sacrifice themselves for those who have no money. Rero Imana yaradufashije, amafaranga araboneka. So we're able to get this money. Amafaranga yarabonetse, nyuma no mu rugendo nabwo Imana yabanye natwe kugenda ndetse tunagaruka. And God was with us on the way going and coming back. Kuko twafashe imodoka ebyiri, no kuvuga iya pastor niyo yari imbere yacu. We took two vehicles, pastor's car was ahead of us. Bari mu nzira hari imodoka bahuye nayo yakoze impanuka, abantu bamwe bapfuye abandi bakomeretse. So when we were going, they met one car that had an accident and some people they died. Ariko twebwe Imana yaraturinze tuba amahoro kugenda ndetse no kugaruka. But God protected us, we went safely and we came back safely. Ndetse tunagezeyo gahunda zose zagenze neza ndetse tugira umunezero urenze uko twebwe twari twiteze. Arriving there, our programs were successful and we were joyous even beyond our expectations. Murabizi nk'urubyiruko. As you know, we young people, dukunda kwinezeza. We like just pleasure to rejoice. Twarasangiye, turirekura, turabyina ndetse tujya no ku mazi. So we shared food, we danced, we went to the lake. Hafi ya twese twagiye mu mazi uretse pastor gusa niyo arimo kutureba. All of us we swam except pastor was just watching us. Amazi yaraturyoheye cyane. So we're also joyous to swim. Pastor rero yarimo kumpamagara, yajyaga ampamagara ambwira ati muze tugende. Namubwira pastor iminota 15. Pastor was calling me, please you come and we go back, and I could say please give us at least 15
iminota 15 minutes more. 15 ikavamo 30, 30 ikavamo 45. After 15, we could ask more until it reached 30, 45 minutes. So turashima Imana cyane ku bw'uwo munezero twagize. Anyway, thank God for the joy you had. Uretse ibyo ngibyo hari ikindi kintu gikomeye cyane, navuga ko ni message ndetse ni message nyamukuru icyo Imana yari yageneye imitima yacu. Apart from this, there's something greater, that is the message God gave our hearts. Itangiriro ibice 40 ku murongo wa 9. Let's read Genesis chapter 4 verse 9. Itangiriro ibice 40 ku murongo wa 9 haravuga ngo umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye. Amen. Then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, behold, in my dream a vine was before me. Imana yongeye nanone kunyibutsa ndetse ishimangira agakiza kanjye. Once again, God reminded me and also established my salvation. Murabizi umuzabibu usobanuye Yesu. As you know, the vine means Jesus. Kuko Yesu muri Bibiliya henshi ahamya ko ari we muzabibu w'ukuri. In different books in the Bible, Jesus testified that he is the true vine. No kuvuga ko iyo Imana itubonye ntago ibona twebwe kuko Yesu aradukingirije, amaraso ye ari imbere yacu. Hence, when God sees us, God does not see we ourselves, but because we are behind Jesus, God sees the blood of Jesus. Iyo tubonye rero, iyo Imana itubonyeho amaraso ya Yesu, nta kindi tubonaho, ibona ko turi intungane, ko turi abakiranutsi, turi abera. By seeing the blood of Jesus on us, God testifies we are righteous, we are holy people. Uretse icyo ngicyo gusa, nanone na nyuma yo kwakira agakiza ntago bisobanuye ko Yesu aba yavuye imbere yacu. Not only this, but also after salvation, Jesus is still in front of us. We are behind him. Ni ingabo idukingira. Is our shield. No kuvuga ingorane, ibibazo, indwara byose Yesu mbere yuko bitugeraho bibanza ni Yesu bigeraho mbere. All challenges, difficulties, sicknesses, before they reach them, they meet Jesus. No kuvuga Yesu niwe wirengera ibyacu byose. And Jesus took care of them because he's responsible of everything of us. Si ibyo ngibyo gusa, nubwo akenshi bigeraho tukibagirwa ko Yesu ari kumwe natwe. Though sometimes we forget that Jesus is together with us. Ariko Imana yaduhaye itorero. But God gave us the church. Pastor rero yakomeje atubwira yuko hamwe no kuba hamwe n'itorero, kwifatanya na gahunda z'itorero, mbese tukagendana n'itorero muri gahunda ariyo yose, tuzakomeza kwibutswa uyu Yesu uri hamwe natwe. So Pastor told us that as we are together with the church, as we make same step with the church, God will keep reminding us this. Urubyiruko, uretse n'urubyiruko gusa ndetse n'itorero ryose muri rusange, hari gahunda nyinshi tuzagira kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse n'ibindi bikorwa byose by'ubutumwa bwiza. Youth brethren and other brethren as a whole, we have so many programs to preach the gospel. Hari ibintu tuzabona bisa nkaho nk'inzitizi, ari amikoro ndetse n'ibindi. Sometimes we may face challenges like financial challenges and so on. Ariko Imana iri kumwe natwe. But God is together with us. Kandi Imana iradushyigikiye. And he is supporting us. Izadufasha mu kuzuza umugambi wayo. God will help us in order to fulfill his will. So murakoze cyane, ndashima Imana cyane ku bw'imirimo yayo. Thank you so much. I thank God for all these works of his.